none akabazo k'amatsiko Kongo si UN horirira yego n'ama resolution yose ntafatirwa muri UN none ya UN ije guhana FDLR abantu muri FDLR inavuga ko bari ku butaka bwa Kongo leta ya Kongo ivuga ko ntabo yanze no gusenya FDLR UN kaza ikabishimangira ikanabahana ubu none ikonfirmye ko FDLR iri muri Kongo ndagira ngo wumve icyo kintu irabikonfirmye kandi nta nubwo izabihindura nta kintu na gito izabihinduraho kabisa urabyumva wowe ubu gutya UN mu gihe Kongo igiseta imigeri igiseta ibirenge UN iri kwemeza ko abarwanyi ba FDLR bari muri Kongo ku butaka bwa Kongo ndetse bafite n'ibikorwa bibi bari kwakorera kugeza ubwo UN Security Council ibahana ibi rero Sam ibi ngibi byonyine mu buryo burendirect no gucecekesha Kongo no kwireka ukuri yirengagiza erega reka nkubwire ibi bintu kunguko abantu bagenda babivuga babifata ni ibintu bitoroshye amazina abiri wayabonye y'aba komanda babiri n'abakomanda ba FDLR ariko bahanwe na Colonel Nanga yahanwe bivuze ngo FDLR abantu bo muri FDLR bahanwe reka manze ngasomera abantu yego ukavugaho Roni yafatiye ibihano Colonel Nanga wa FC M23 n'abayobozi batandukanye b'imitwe yitwaje intwaro komite y'akanama k'umutekano ka Roni ishinzwe ibihano ku bibazo byo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo yashyize urutonde rw'ibihano abantu batandatu n'imiryango ibiri iki cyemezo cyafashwe ku itariki 14 gitangazwa ku mugaragaro uyu munsi ku itariki 16 Nyakanga mu bashyiriweho ibihano harimo Colonel Nanga ivuga ko ayoboye ihuriro rya politike n'igisirikari rya Alliance des Fleuves Congo buretse nagira ngo kandi kumve neza inyuma hari iki ni koma nakadomo cyangwa nakitso hahanwe Colonel Nanga umuhuza bikorwa wa AFC yonyine AFC gusa basize ku iki bavuze ko ari ihuriro rya politike n'igisirikari ryitwa Alliance Fleuve Congo aho ngaho inyuma haza iki inyuma haza ko Roni ivuga ko ayoboye ihuriro rya politike n'igisirikare rya Alliance des Fleuves Congo rifitanye isano na M23 ntihahanwe M23 abantu babyumve neza ntihanahanwe umuntu wo muri 23 yego abantu babyumve neza hahanwe Colonel Nanga nka Colonel Nanga akaba avuga ko ari umuhuza bikorwa w'ishyaka n'igisirikare AFC Alliance Fleuve Congo bifite aho bihuriye na M23 ariko si M23 yahanwe ntiyanahanwe nk'umuntu wa M23 komeza hari kandi John Imani Nzenze nkawe ku giti cye nk'iki yego Colonel uvuga ko ayobora ubutasi bwa M23 nawe ntihahanwe M23 hahanwe Imani Nzenze nka Imani Nzenze yego gusa igihari we wiyumviye interview ndayishimiye yagiye avuga mu myaka ishize mu minsi ishize agenda agaragaza uburyo u Rwanda ngo rufite umugambi wo gutera u Burundi ndetse hari n'umunyamakuru niba ari RFI niba ari France 24 simbyibuka neza wanamubajije ngo ese muri wowe haracyarimo cya gitekerezo cyo kuvuga yuko ngo u Burundi bugifite ubwoba bw'uko bushobora guterwa n'u Rwanda ntaherutse kukibazwa se yavuze yego rero ibi bintu biracuritse perezida yivugira ko ahubwo azaterwa abandi bakamubeshyira ngo azatera narakubwiye ngo kandi ibyo byose ni pretext kuvuga ngo u Rwanda ruzamutera ni urwitwazo nta kimenyetso na kimwe agaragaza nta makuru y'ubutasi agaragaza abishingira kuri cya kintu cyitwa Red Tabara gikorera mu misozi miremire yo muri Sud Kivu nicyo yitwaza sinzi ukuntu ajya agenda abifindafinda bivuga rero ikintu gihari baramubeshyiraga nge naranakubwiye ngo izo nzozi azirose yahita kanguka genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire yes reka nizere ko umeze neza cyane wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uri hose uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda uhawe ikaze mu biganiro byacu tuza kuri Inside Rwanda TV ndetse no ku rugendo
online tv. Nitwa Samu Gakire, mugenzi wanjye Robert Sympathique nawe muramubona ameze neza cyane ku gacongo. Wagira ngo bagucongesheje irate basizeho ekeri harya twabyitaga ekeri sha yabubatse baracyayigira ariko natwe muri boîte mathématicale yabagirimo ubu ni basigaye bafite ukundi babyita abana b'iki gihe mathématicale bayita set ni mathematical set ni bari gute ariko rarangiye yarahindutse naho se tableau périodique bana tableau périodique rero nubwo ni periodical table niko ariko none se bo nibyo bakuriyemo nyine nuko bimeze twebwe abantu bigiye muri Macorine ndabasuhuje twebwe twari tukiri muri OIF niyo mpamvu rero nubona umuntu wo muri harya ubu wo muri generation zacu aho imisatsi yatangiye ku bibiri buriya abantu bo muri generation zacu abantu babyumve neza tera bibiri twebwe dufite ikintu bita dufite ukuntu tuzi ku bintu bya kera tukamenya n'ibyubu yego kubera ko nukuvuga ngo ibya kera naringiye kuvuga ngo muzi ndimi ebyiri ko twebwe internet ntiyabagaho twakuze internet itabaho internet yaje dusanga noneho rero itarabagaho ibyo iyo ntuza turayizi icyo gihe na nyuma yuko ibonetse twahise tuyadapta nyine ni ukuvuga ngo ibije abantu bahari bagerageza kubyiga bakajyana nabyo burya ni naryo banga kuba muhari akaza ibintu bishya mukajyana nabyo uzi batangira kwigisha icyongereza mu Rwanda wenda twiga muri primaire yego bakavuga ati good morning abantu gataho biririmba bari kukwigisha ibice by'umubiri bakubwira food finger utaba nka wa mwana ngo aizi hands ngo handi head handi aizi ngo noyizi bibaho ariko twebwe nyine twabashije mbaho twenda dutekereza twaratangiriye mu gifaransa ibyongereza byaje turi kure ariko twari adapse tubibamo binagenda neza zaduhindukiye ndasuhuza abarimu bigishaga mu gifaransa mu Rwanda bagahindura system mu cyongereza twagiye muri grande vacances bafashe ikintu bita formation twagiye muri grande vacances twagarutse gutangira umwaka ukurikiyeho baje kwigisha mu cyongereza kandi abenshi bari abakongomani cyane abenshi bagarutse baje kwigisha mu cyongereza ahantu uzatinyira umukongomani ushobora no kumubwira ngo umukongomani ushobora kumuha akazi ashaka kuza kukaza avuga ati hasigaye umwanya wo kwigisha ikinyarwanda akakubwira ati we gusa mfe kumpa imfashanyigisho we umpereze ibidanago teaching aids imfashanyigisho numara kumpereza imfashanyigisho jewe ubundi ibyo bihagije buriya none se hari umukongomani n'umwe uzi tuva muri francophone twinjira muri anglophone yego bigeze birukana uwigisha agashimi yagarutse n'ubundi ayigisha ikindi abazi icyongereza se bari bahari iki ni ikibazo cya mbere cyo kwibaza abagombaga guhita baboneka mu bigishe mu cyongereza bari bahari so ntabwo urumva ko kwari kuva muri system imwe mujya mu yindi icyariho rero kigomba gushoboka cyashobokaga kwari kwiyadabuta kuri buri ruhande ku barimu no ku banyeshuri icyangombwa nuko leta yari yamaze kwemeza ko system igira ite ihinduka kandi matunda y'ikombere na n'ubu biracyagenda byubakwa igihe kizagera bishinga imizi bikomere neza ndetse natekereza ko n'ubu byatangiye kumera neza icyo gihe byari bimeze nk'ibicumbagiramo gakeya ariko aho ibintu bigeze kugeza uyu munota abana b'abanyarwanda urubyiruko rwa none ruzi ko kwigana mu cyongereza ujya wumva nka bwana Maître Nzovu yari kuvuga ati je vous salue Marie ubwo se igihe yakamenyeye kera ku myaka irenga 50 agiye ku myaka irenga 45 afite urumva ko kuganira cyakibuka urumva ko nyine nawe ni w'icyo gihe no wa mbere ariko na kera umuntu yarangizaga kwiga mu wa munani azi kuvuga igifaransa neza none ubu murangiza 6 yisumbuye muzi kuvuga icyongereza sawa byapfiriye he sinakubwira ngo byapfiriye cyangwa se iki ni amateka yacu amateka yacu abifitemo uruhare ni ukuvuga ngo niba waratangiye kwiga primaire ukayiga mu gifaransa kugeza mu wa kabiri cyangwa mu wa mbere cyangwa mu wa gatatu secondaire ugahita mu gifaransa ukajya mu cyongereza ndabanza ngo hamirize ko icyo gifaransa ntiwari ukizi wari utarakimenya ariko reka tureke kwirebaho twebwe reka turebe abantu umwana ubu ari kurangiza
Gardienne ya gatatu avuga icyongereza neza nyine abo ngabo nibo iyi system y'icyongereza izahereza umusaruro ufatika. Naho abenshi byaje bari mu wa secondaire, mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu bataramenya n'igifaransa neza, bahita batangirana n'icyongereza, biga imyaka 3 secondaire bayirangiza nacyo batarakimenya. Niyo mpamvu ushobora kumugira icyo mubaza mu gifaransa akakubwira ngo nta makuru mfite, wambwira ati basi bimbwira mu cyongereza akakubwira ati bize ndahari. Bize ndahari, ntabwo nari mpari icyo gihe. Ugasanga nyine ni ikibazo. Ariko nanone bura cyane cyane ururimi n'ubumenyi umuntu ashobora kwihingamo na nyuma yaravuye ku ishuri. akantu twari tuvuzeho mukangira ngo nyakwa Perezida wa Repubulika bari irusororo mu ntare arena conference arena, irango ni inama ya biro politique y'umuryango yego RPF iri kubera muri intare conference arena irusororo. Akagarutse haravuga ngo buriya nk'abantu bakuru hari igihe areba akabona hari ibintu byamucitse yari gukora, yego, kubera ko imyaka nyine utayisubiza inyuma, ariko byibuze ukavuga ati ndindire. Akenshi yanavuze ko abantu bari muri no nama benshi biganjemo ari hagati y'imyaka 20 na 45, urumva baracyarimo abajene. Niwe yabwiraga rero ati ikintu bita niba bandi ubundi yonge bayita active generation. Active generation ba bandi nyine ushobora gutuma ku murimo mugende mukora iki ngiki bakagikora. Ariko se sympathie, yego, ubu yurebye nk'urubyiruko dufite ubu twisizemo twese, yego, dufitemo abantu nk'aba Kagame bejo hazaza, dufitemo ba mushiki wabo, dufitemo ba Kabarebe, dufitemo n'abandi babaruta umubare, tubafitemo bazakora nk'ibyo ubwiye benshi barimo Imana ishimwe, cyaba ari byiza. None we ntureba nubwo bishoboka ko ashobora kuzavamo abo bitazahira ngo bibe bityo cyangwa babe bose, ariko barimo. Ntureba se abatoza babo, ese we yurebye umutoza nyine uzi impamvu se mbikubwira, harimo ukuntu utembera nijoro nko mu mbari ukabona ibintu biri kuhabera, yego, ejo hazaza biriya ntibigukange. Ababa baryamye basinziriye bari gutekereza nibo benshi, urabyumva, baruta ba bandi ubona mu mbari. Kandi ntabwo abantu bose amahitamo yabo yaba akabari, sibyo? Hari umuntu ushobora kujyana mu kabari akananirwa kumaramo n'iminota 20. Hari umuntu ari akavideo, yego, ku muntu buri kubyina ariko kafashwe kera nko muri za 70-60. Bajya bakunda kugakoresha bakavuga ngo reba papa wawe, igihe abandi bari kugura ibibanzi Gacuriro na Nyarutarama we yarari gusepera. Niyo mpamvu umeze uko umeze. Buriya ni nayo mpamvu ababyeyi bagakwiye kwitwararika, cyane cyane ababyeyi nyine baba barimo kubyara bagakwiye kwitwararika, kuko buriya buri muntu wese ashobora kwihigira pe akazagira icyo ageraho, ariko base y'ubuzima umwana yikura ku babyeyi. Nkwibutse umuntu watwigishaga ikintu bitaga Robert, yatwigishaga icyongereza wowe twariganye, Teacher Robert, yari umukongomani. Teacher Robert abantu mujya muvuga ngo ntabwo abakongomani bazi icyongereza. Twebwe mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6 secondaire twigishijwe n'umukongomani twigisha icyongereza. Yego, kandi icyongereza twe twakigaga nk'isomo riri principle. Yego, kuko twigaga indimi, twigaga ikeke. Robert yajyaga akunda kuvuga ngo ikinyarwanda ntiyarakizi neza, ngo umukene w'ubu niwe wabishatse. Yego, yashaka kutubwira ko gukena bijya ku bumuntu yabigizemo uruhare bikaba amahitamo ya muntu. Akavuga ati umukene wa none niwe wabishatse. Nyine ashaka kutubwira ko abatarahisemo kwiga bakumva badashaka kujya ku ishuri ngo bajijuke, abenshi nyine babaye abakene. Abanze gukura amaboko mu mifuka babaye ngo bakore, babaye abakene. Ikintu kiba kirimo hariya rero Sam, nuko burya umuntu wese yagakwiye kubanza akamenya ko ari uzibera inkingi ye ubwe ku giti cye, nyine bikaba jewe wanjye jyenyine, byenda hazabaho n'akandi hakabaho gusagurira abandi. Ariko ubundi umuntu yagakwiye kuba yigira, nubwo bitaduhira cyangwa se ngo bishoboke, ariko n'icyo umuntu yakwiye kubaharanira. Gute ushaka kuvuna umwana w'umukire papa we yateguriye? Mukanya numvishe wa mupiti bita ngo tonalite,
hari ibintu yavuze numva bifite fact yego byaye ndi twacu tubusanga uri kuvuga ngo wenda muri segonda urabibuka ngo uyu mwana ngo ntazi gufura yego abimenye ati waba bafite imashini zifura ariko reka nkubwira uyu akantu mwana ntazi guhinga reka nkubwira akantu burya ibintu ushobora kumenya uko bitangiye ariko ushobora kutazamenya uko bizarangira reka nkubwire umutungo wa so na nyoko w'iwanyu kuwugira uwawe none no kwibeshya gufata umutwe papa wawe cyangwa se mama wawe yakoresheje ashaka ibintu we ukibwira ko uri bujye kubikinagiramo ubirya utazi uburyo akoresha umutwe kugira ngo abibone niyo yakwigendera akabigusigira wabirya ukabimara. Nakunze mentalite za Jack Chan yaravuze ko nta mwana n'umwe we igihe atazaba ariho yego uzaragwa imitungo ye kuko ngo bose baramunaniye. Yaravuze ngo bazashaka ibyabo mukobwa yaje bari mu lesbienne biranashoboka ko iyo mitungo ye ari yatumye bamunanira. Bivuze ngo akaba ari gushaka kubagira igitambo kandi baragizwe igitambo n'imitungo ye ari yatumye babuko babaye. Abakire bohereza abana kujya kwiga nko muri Amerika kagaruka ibana ari ni gari gangster ariko hari kigomba kumenya nimba umubyeyi wawe akohereje kujya kwiga muri Amerika menya ko ari wowe wagiye siwe nugerayo rero we ukishinga amagangster yabo ari wo mwanya ubonye wo kunanirana ntabwo we bimureba we yakoze inshingano ze. Ese semba twiga kugira ngo bigendute twiga kugira bigendute twiga kugira ngo tujijuke ukujijuka kuzaduhe kubaho. Arakoze cyane uwo mwana kavutse wabo bariho nawe baramuteganyirije kuzabaho ubundi uwo mwana ajya gushyira imbaraga ye bo bariho kubera ko bariho kubera ibyo bashatse. So we rero ibyo uri kuvuga bamuteganyirije cyangwa bashatse badahari bakabimuha yabirya akabimara akabitigeze utekereza. Nta muntu utera undi ndagahita muha inzu y'umwana ataranavuka amuha ibyo afite. Ibaza uwo mwana noneho kuvuka afite inzu iyo nzu baba barayihaye mama wawe ubona uyivukiyemo ukayikuriramo ariko ntubuze uko yubakwa. Iyo nzu ujye uyireba umenye ko urayibona uyirimo ariko ntuzi uko yubakwa kandi burya ikiza no kubuzi ubushobozi bwo kuyubaka no kubushaka. Si ngombwa ngo abantu bose bazaruherega sempa. Buriya reka nkubwire abo ubona barushye si amahitamo yabo nta n'uruhare babigizemo ntibinasobanuye ko badakora. Mu buzima hari kiba kitaragenza neza nawe wahiriwe si uko ukora cyane yego ubwo nawe hari uko wasanze ibintu bimeze gusa guhirwa bifitanye isano n'imitekerereze n'imigirire n'imikorere byawe bikajyana n'igihe ariko buri ikintu bita igihe. Kera bajyaga bavuga ngo time is money. Time is no longer money. Time is life. Kuburi ubu nicyo gishobora ubu nonaha ntabwo igihe kikiri amafaranga nk'uko kera twe twakoze ariko babivuga. Ubu nonaha igihe ni ubuzima iyo ukinnye n'igihe uba uri gukina n'ubuzima bwawe iyo igihe kigusize ubuzima bwawe buratakara. Icyo nicyo kintu abantu bakwiye gutekereza bakacyumva neza. Yo sinzi nimba warigeze ugira amahirwe yo gukora training ku bijyanye na time management. Nakoze na certificate nshaka ko gifite mu time management ni ikintu giteye ubwoba. Iyo bari kukubarira time management reka ngurugero abanyarwanda bafite ikigero cyo kubaho kigeze kuri imyaka 69 sibyo. None se iyo ugize imyaka 35 ukishakisha utaragura n'ikibanza utararongora nta kintu gifatika muri 69 ubu uzabaho wamaze kugira 35 ubusigaje ngahe usigaje 34 bisobanuye ngo mu myaka 34 niyo ubusabwa gukoramo ibyo utakoze byose mu myaka 69 akaba warabayeho kwisi kandi noneho iyo 34 nayo usigaranye ntuhise uhirwa ngo uronke kandi nabwo ntuzi neza ko na 69 nayo ubwawe uzagira ute uzayigezaho. Urugero se rw'uko bishobora gukunda ugize na 50 urugero rwavuze niyo cyangwa rwakagarara ugize urugero rw'uko kugira ngo uhirwe bidasaba ngo renje imyaka iyi niyi. Ndagira nkubwire Imana ibaho urabyemera yego Imana ishobora kukwibuka Imana ikakugoboka Imana ikagufasha ukabona ibintu birabaye hatitaye ku kigero cyawe no ku myaka yawe ariko rwose ntakubeshye ibindi byose uko wabivuga uko wabigira kose
ubuzima bw'umuntu arabutegura. Uwo ari we wese, ntiwite ku mwana w'umukire, ntiwite ku mwana w'umukene, buri wese ubuzima bwe arabutegura. Ahubwo reka nkubwire ikintu gikomeye. Hari ikintu abantu batumva neza cyangwa abantu bataba bashaka gukora neza. Ariko reka nkubwire, njyewe nzi abana b'abo bantu mwita bakire, abana b'abantu bitwa abayobozi, bitwaye neza, bajya kwiga amashuri yabo neza, bagira discipline, ubuzima bwabo buhagaze neza. Nzi n'abandi b'abo bantu nabo byanze, ariko nzi n'aba bakene iwabo bariye bakimara bakabohereza ku ishuri bakemera bakajya kwiga. Tuzi n'abo byanze, tuzi abo iwabo babihaye kubera ko nta buryo bwo kubimanaginga, nta skills zo kubimanaginga afite, bigashira gake. Erega bazumenye ko igisubizo suko umuntu yahawe ibintu. Igisubizo ni urabifata ute cyangwa arabitwara te nyuma yo kubona ibintu. Yako ngaye nguko reka twiyambukire. Reka twiyambukire twigire. Tuba tubanje kuganira hari igihe nabyo bari ngombwa. Biba ari sawa cyane. Yeah. Sympathique. Ngira ngo tumaze iminsi turi kuvuga cyane ku bijyanye n'uburyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara zishobora guhagarikwa, hashobora kuba ibiganiro. Ibyo biganiro byinshi twagiye tubikora, tuvuga ku mpande zombi, tuvuga ku rugamba, tuvuga ku bihano, ku biki. Nyirango n'ubwa mbere mbonye abantu bo muri FDLR batangira gufatira ibihano cyangwa babishyiriho kera. Bagiye babifatirwa, ariko saa mu mbere na mbere kangushimire urakoze. Ubundi ibintu byatangiye gusobanuka. Uranyumva neza? Yego. Ibintu byatangiye gusobanuka. Hari ukuntu tujya tuvuga ibi bintu abantu bakabifata uko bishakiye cyangwa se ntibabe agaciro kabyo. Ariko reka nkubwire tuzakomeza kubivuga ntituzacogora. Gahunda ni no gukomeza. FDLR ujya wumva ukuntu abantu bamwe bayivuga bakagendera no mu kigare cya Kongo ngo ni pretext, ngo ni urwitwazo. Ndagira nkubwire ko ibyo urimo kumbwira ngo bamwe mu bantu ba FDLR bafatiye ibihano n'iki n'iki, ndagira nkubwire ko byakozwe na UN, United Nations Security Council, UN Security Council. Uretse turaje tubigereho. UN Security Council yafatiye ibihano bamwe mu bantu bo muri FDLR, igenda ivuga naho babarizwa za Rucuru n'ahandi. None akabazo k'amatsiko, Kongo si UN horirira n'ama resolution yose ntafatirwa muri UN. None ya UN ije guhana FDLR, abantu bo muri FDLR inavuga ko bari ku butaka bwa Kongo. Leta ya Kongo ivuga ko ntabo yanze no gusenya FDLR. UN kaza ikabishimangira ikanabahana. Ubu none ikonfirmye ko FDLR iri muri Kongo. Ndagira ngo wumve icyo kintu. Irabikonfirmye kandi nta nubwo izabihindura. Nta kintu na gito izabihinduraho kabisa. Urabyumva wowe? Ubu gutya UN mu gihe Kongo igiseta imigeri, igiseta ibirenge, UN iri kwemeza ko abarwanyi ba FDLR bari muri Kongo, ku butaka bwa Kongo, ndetse bafite n'ibikorwa bibi bari kwakorera kugeza ubwo UN Security Council ibahana. Ibi rero Sam, ibi ngibi byonyine mu buryo burendirect no gucecekesha Kongo no kwireka ukuri yirengagiza. Ngaho mbabarira umbwire, ejo nibwo twari turi kuvuga, ejo nibwo deadline yari yatanzwe n'ubundi yaro Kenze se yari yatanzwe na Rubio wavuze ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva bwa Kongo, kandi bimwe mu bikubiye mu masezerano harimo ko Kongo igomba gusenya FDLR. Mu gihe ku ruhande rwa Kongo yavugaga ngo FDLR ntayo nimba ari pretest ngo burya twari dufite amakuru ameze nk'acuritse. Uri kunyumva neza? Twari dufite amakuru ameze nk'acuritse. Ya deadline ya Rokenze twaravugaga ngo ni Marco Rubio wabishyizeho ngo ni Amerika. Ibintu byari byavuzwe na Kongo n'abantu bo ku ruhande rwa Kongo bari bahinduye message nabi. No kuvuga ngo u Rwanda rwari rwasabwe gusenya, gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Kinshasa nayo isabwa gusenya FDLR. Ibintu Marco Rubio yavugaga muri Kongre, yaravugaga ngo mu kwezi kwa 7 hagati u Rwanda ruzaba rwakuye
ingabo zarwo muri Congo. Patrick Olivier Patrick Nduhungire minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda we yaravuze ngo tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi nitwe nk'u Rwanda twari twayihaye Amerika. Uri kunyumva neza? Amerika nayo iza ije kubivuga ityo. Kubera iki u Rwanda rwavuze rute? U Rwanda rwavuze ngo rega twebwe iyo FDLR niraswe ikanetralizwa tukabibona bitanarenze mu kwezi kwa karindwi agatiro kenze twebwe ngamba zo z'inashoboka zako. None yaro kenze yageze nta kirakorwa kuri FDLR. Turi kumwe cyangwa ndakumva cyane? Niyo mpamvu babonye Amerika yicecekeye ntacyo yavuze kuri ya deadline. None bo ibyo barimo ni u Rwanda ngo rwasuzugura Amerika, u Rwanda rwanze kumvira Amerika iki ko u Rwanda rwavuze ngo Kongo irashe FDLR kayikuraho, u Rwanda ingamba z'ubwirinzi bitarenze na rukenze zaba zavuyeho. Bisobanuye ngo nta nubwo ari deadline ya Amerika, ntabwo ari ultimatum ya Amerika, banabyise ultimatum nyirantarengwa. Baba beshye ntabwo ari nyirantarengwa ya Amerika. Urumva re niba bisobanuye ngo burya ibi bintu byari gushyirwa mu bikorwa ari uko FDLR yarashwe, ahubwo burya yatariki ya ultimatum niba ari na ultimatum ko babyita, burya ni Kongo yari kugira iki yikoraho. Umunsi numwe FDLR Kongo yari yakora ikintu kuri FDLR na kimwe kigaragaza ko wenda bari gukora ubushake bwo kubariza ibikubiye mu masezerano byo kurwanya FDLR. Oya, ibintu Kongo ikora ni ukukomeza guhereza intwaro n'imyitozo FDLR. Barisenya rero ari ibintu mbanumva bidakwiye gukomeza guhangayikisha abantu, kuko mu gihe cyose bikimeze bityo Kongo nayo ifite ibyizahora itaka birimo ikiswe ingamba z'ubwirinzi. Mu magambo make mama ya Kongo na hehehe ya Kongo nta kizaba kwirizariza, ntacyo bizamara itarasenya FDLR. Okay, reka tujye ku ruhande rwayo. Ubona bishoboka ko Kongo yasenya FDLR? Kongo gusenya FDLR birashoboka, ariko ndi kubona ari Colonel Nangu uzabikora n'amakenga. Murakoze. Ndakoze iki? Umva igituma nkubwira ko ari bo mbona bazabikora. Nuko bo bafite ikiswe Armée Révolutionnaire Congolaise ARC, igisirikare cy'impindura amatwara gihuriweho n'abakongomani bose. Yego, kuko nabonye speech yande wungirije Bisimwa ari kuvuga ko bo batangiye no guhamagarira abantu bari ku ruhande rwa Kinshasa, yego abajoining abazerindo baranabakira benshi. Yego, barabakira benshi bakaza bakajoining. Urakoze rero. Ni kuvuga ngo niyo mpamvu ngubwiye ngo Makenga na Nanga nibo bazaca FDLR. Bazayica bate? Bazakora kira gisirikare cyabo nyine Armée Révolutionnaire Congolaise izagenda ikubita biswe amacrochard, babandi bacisekedi batameshe batariho nawe ubwe ari kwisenyera. Byongemo neza nawe ubwe ari kugira ate yabasenye kera. Aha, uretse ko mu basenya FDLR yo ntabwo aracyayitsimbarayeho. Ikiriho rero ARC izavanaho FRDC ijyane na FDLR, nicyo gisubizo gusa. Ariko hakiri ikintu cyitwa FRDC. Abarundi bihorere n'ikibazo cy'igihe bazisubirira mu rugo. Muri urabizi neza ko muri kontra bara abasirikare barwana hariya bagira. Nshimye kuvuze kontra. Huwezi kurudi nyuma. Hawatarudi nyuma lakini watarudia kwao. Kurudi nyuma. Ntabwo bazasubira inyuma ariko bazataha iwabo. Ariko ako kantu urakumva? Ntibazasubira inyuma igihe none byose bikiri ku murongo bavuga ngo bari kujya gutabara. Watarudi wazima au ni maiti? Watarudi wako wazima. Kwa namna yote. Kwa namna yote kabisa. Maiti au wazima. Erega reka nkubwire. Ibi bintu kunguko abantu bagenda babivuga babifata ni ibintu bitoroshye. Amazina abiri wayabonye aba komanda babiri n'aba komanda ba FDLR. Ariko bahanwe na Colonel Nanga yahanwe. Bivuze ngo FDLR, abantu muri FDLR bahanwe. Reka manze ngasomera abantu. Yego, ukavugaho. Roni yafatiye ibihano Colonel Nanga
wa FC M23 n'abayobozi batandukanye b'imitwe yitwaje intwaro. Komite y'akanama k'umutekano ka Loni ishinzwe ibihano ku bibazo byo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo yashyize urutonde rw'ibihano abantu batandatu n'imiryango ibiri. Iki cyemezo cyafashwe ku itariki 14 gitangazwa ku mugaragaro uyu munsi ku itariki 16 Nyakanga. Mu bashyiriweho ibihano harimo Colonel Nanga ivuga ko ayoboye ihuriro rya politike n'igisirikari rya Alliance du Fleuve Congo. Buretse nagira ngo kandi ukumve neza inyuma hari iki nikoma nakadomo cyangwa nakitso hahanwe Colonel Nanga umuhuza bikorwa wa AFC yonyine AFC gusa basizeho iki bavuze ko ari ihuriro rya politike n'igisirikari ryitwa Alliance Fleuve Congo aho ngaho inyuma haza iki inyuma haza Koloni ivuga ko ayoboye ihuriro rya politike n'igisirikari rya Alliance du Fleuve Congo rifitanye isano na M23 ntihahanwe M23 abantu babyumve neza ntihanahanwe umuntu wo muri 23 yego abantu babyumve neza hahanwe Colonel Nanga nka Colonel Nanga akaba avuga ko ari umuhuza bikorwa w'ishyaka n'igisirikare AFC Alliance Fleuve Congo bifite aho bihuriye na M23 ariko si M23 yahanwe ntiyanahanwe nk'umuntu wa M23 komeza hari kandi John Imani Nzenze nkawe ku giti ki nk'iki yego Colonel uvuga ko ayobora ubutasi bwa M23 nawe ntihahanwe M23 hahanwe Imani Nzenze nka Imani Nzenze yego avuga ko afite uruhari mu gutegura no gushyigikira guhuza ibikorwa by'uyu mutwe. Aha urakoze. Abandi bashyizwe ku rutonde ni Sebastien Uwimbabazi uvuga ko afitanye isano na FDLR muri Rucuro. Yego. Gustave Kubwayo uzwi nka Sirkof umwe mu bayobozi ba FDLR cyangwa se Foka. Mohamed Rumisa uvuga ko ashinzwe ibikorwa by'ubwikorezi n'ibikoresho bya ADF byo hanze. Yego. Colonel Charles Matama uvuga nk'umwe mu bayobozi b'umutwe wa twirwaneho. Yego. Komite kandi urumva bahaniye AFC na twirwaneho. Ntabwo bahanye abantu. Ndikukubwira ngo bahanye abantu barongera bahana n'imiryango ibiri ariyo twirwaneho na AFC M23 nta no kuyivugaho nta no kuyigarukaho kubera iki wabuze impamvu ibihano birimo gufatira imitungo yabo kubuzwa gukoresha ingendo mpuzamahanga gukora ingendo mpuzamahanga gufatirwa embargo ku ntwaro yego noneho tujye tuganira babuje Colonel kugenda bamubuzanyije na Sebastien wa FDLR nawe ntakagende agume muri Kongo uri kunyumva neza Colonel Nanga agume hehe muri Kongo Sebastien nawe agume hehe agume hariye muri Kongo bagumane baracyafite bagumane guhanganira mu mashyamba iyo ni UN bikora iyo ni UN bikora ariko yarangiza buretse bansobanurire yego bafatiye embargo twirwaneho yo kugura intwaro yaziguragahe na AFC baziguragahe AFC yaguragahe intwaro ni igisirikari imbaze nkubaze yaguragahe mane bari kubashuka bari kubabeshya ibi byose nuko ese ntabwo murasobanukirwa ese naho ni itangiye gushimisha uretse ntabwo murasobanukirwa uburyo bajya batwara Kongo bayitwara nk'umwana w'ikibondo w'uruhinja no kuvuga ngo deadline yitwaga iya Amerika ya Rokenze yararangiye ntacyo Amerika yakoze na Kongo ntacyo yungutse bari baravugije induru none kugira ngo ibya Amerika bishyirwe ku ruhande bihoshoke ntibavuga Amerika intege nke zayo ultimatum yayo yasuzuguwe nta kibikozeho rererere kugira ngo bitaza kugaruka bahise bazana ngo ibihano ngo barunaka bahawe ibihano noneho Kongo itigenda noneho yo isereburiki ibihano yibagirwe bya bindi ya ultimatum iyiveho yiserebure ibihano noneho agete wa muyobozi wa AFC Colonel Nanga bamufatiye ibihano barunaka bafatiye ibihano yatwirwa ndetse kudukura menembwe bayifatiye ibihano Sematama bamufatiye ibihano uretse ibyo bihano hari na santimetero wasubije Kongo mu minembwe bazayibisubiza kandi Sematama aracyahari n'ubundi basubiye yabarasa cyane none se usundi Sematama bamufatiye ibihano by'ingendo zijyaye ndabizi se muri Amerika kirikabana nibo muza ngo no gufatira imitungo ye
na Imani Nzenze sha ushinzwe ubutasi muri M23 mwagiraga ngo ajye naho bagiye kujya barabanza bagahabwa ubudahangarwa no mu biganiro ujye ubona bajyamo barabanza bagahabwa impapuro z'ubudahangarwa ko ntawe ubuze kubakora ko bagiye mu biganiro biri diplomatique uranyumva neza aba bantu ubona batari kuza bakina n'ubwenge bw'abantu gusa UN itangiye gufata ibihano abantu basanzwe bashimisha Kongo na Amerika umva ko kantu ariko ugafatira ibihano bamwe mu bagize FDLR ukabifatira rimwe na Colonel Nanga ukabifatira rimwe na Sematama. Ibi bihano se bira affect iki birasubiza iki Kongo? Ibi bihano ni bibi kuri AFC 23 twirwaneho ni bibi sibyo bireka tunemere ko biri buyigireho ingaruka. Se niki kintu gikomeye se weje bundi wari kumwe niki kintu gikomeye ufatiye Nanga kirenze cyuko umutwe uriho amadolari kandi ari byo mpora nkubwira nyine kirenze cyuko yakatiwe igihano ibindi bihano igihano kinini cyanyuma tugira si igihano cy'urupfu. Ibi no gukina Kongo ubwenge no kuyikina umutwe we bihorere iyi mitungo ye nubundi ko iri Kinshasa bayifatiriye kera yego kera cyane ni iki kintu kindi iyi mitungo yindi ugiye gufatira cyeka nufatira ahubwo icyo ni cy'abakongomani bakeneye kumva ngo Colonel Nanga yafatiwe ibihano cyangwa bakeneye kumva ngo yakuwe Goma na Bukavu bakeneye kumva iki ntiwumva ko ibyo bihano byose icyambere ariko dore icyo nshima ibyo bihano babafatiye ntacyo biri buze kubahungabanyaho gusa njye nshimye ko basi ako kanama ka UN kabashije kwemeza ko FDLR hari ku butaka bwa Kongo bakanabafatira ibihano bavuga naho bari. Ibyo Rwanda ruvuga rero nibyo kubafatira ibihano abantu bo muri FDLR bije bishimangira ko ibyo Rwanda ruvuga ari byo bisobanuye ngo haba muri UN Security Council haba muri ako kanama kandi haba muri UN muri rusange FDLR iriho iri ku butaka bwa Kongo ibyo Rwanda ruvuga nibyo barahari bagomba kurwanywa bagomba gutsinsurwa ibyo byo rwose biragaragara no muri zi document za UN zaza zikabikwereka icyo cyo nicyo nakubwira zaza zikagira gute zikabikwereka kabisa ya none se wabihakanote nicyo nkundiriye UN Kongo yijya kugira byinshi shinje u Rwanda ishingira kuri raporo za UN ariko n'u Rwanda gushaka kwerekana ko FDLR ryari kandi iri ku butaka bwa Kongo yashingira kuri izi raporo n'ubundi za UN nabo bantu igenda ifatira ibihano uretse se n'ibyo uretse n'ibyo mu minsi yashize ntago byibuka abayobozi ba FDLR ntabwo bagiye bandikira leta zunze ubumwe za Amerika bandikira Trump ntabwo byibuka ngo bashakaga gutaha yego ntabwo byibuka bamwandikira none se ubwo bavugaga ko bandikiye he rimwe banditse bari Goma ubundi banditse bari Rucuru ubundi banditse bari Uvira aho hose si ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo igihari FDLR irahari kuva nta nicyo Kongo yayikozeho ya ultimatum mwirirwaga mubeshya ikaba ntacyo yatanze Amerika yaranicecekeye ibyo byonyine bisobanuye ko Kongo kuba ntacyo yakoze kuri FDLR ari zo mbogamizi zabayeho nicyo ngiye nakubwira yego reka ndabona mu makuru yacu dufite sempa reka tunyorokere i Burundi gatugira ngo ejo nibwo tumaze iminsi turi gukora inkuru z'uburyo Burundi nyine n'ubundi bukomeje kongererwa imbaraga ariko bwabwongerera imbaraga mu Burundi bitangira umuntu bita Tshisekedi yarabanje abamenamo amafaranga n'intwaro kuko urugamba rwategurirwaga mu Burundi yego bitece kabiri kumva ngo FDLR abantu barabizi bwinshi ishize hari gucurwa imigambi yo gutera u Rwanda n'ubujumbura ifite ahantu bayihaye ikicaro yibera FDLR nuko yego intwaro bari gutesha u Rwanda zahuye n'isanga zirashya iyi ntwaro bari guteresha u Rwanda cyangwa barotaga guteresha u Rwanda barotaga se ariko buriya ndayishimiye ngo yagiriwe inama n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye bamubwira baramubujije kugira gute gutera u Rwanda njye ariko nakubwiye ko izo nzozi nazirose yahita akanguka ariko we ntabwo uzi ikintu bita confidence y'ikintu y'umuntu wizerera mu bazungu wizerera mu bazungu ndayishimiye n'umusirikare
yego ntabwo ari umusivili. ariko yizerera mu bazungu cyane. Reka nkubwire, Ndayishimiye ni umusirikare, ntabwo ari umusivili. Ibyo bamubwira kuri Perezida Paul Kagame n'u Rwanda abizi kubarusha. Ntabwo yatera u Rwanda, ntiyanabirota. Bo abajyanama be n'abamwoshya na Tshisekedi babirota nkuko nabikubwiye ngo ni inzozi, ariko kubikora nka Ndayishimiye ibyo byihorere tuzobamesa. Ubu tuvuga ko Ndayishimiye ibintu byose abavuga atinya u Rwanda. Atinya u Rwanda. Ntabwo Ndayishimiye atinya u Rwanda. Ndayishimiye yubaha u Rwanda. Oya. Yo wubashye hari igihe uba usizemo imiyaga. Uvuga ati wenda kubera ko nkubashye ariko ibimbireke. Nyine umuntu wubashye ntiwamwiteshaho agaciro imbere. Ariko yutinya hari igihe uvuga ati yo muntu mushote. Oya yutinya hari igihe bakoshya. Wari wanyura ahantu inzuki ziri ukareba yo ukabona watera imwibuye cyangwa wamara gutera ibuye mu muzinga w'inzuki uba witeze iki kigomba gukurikira ko zigiye kukudwiga kukwanjamo. Zigutera ibintu bibi cyane, zigutera imibyira byinshi. None se ukeka ko ari iki kintu gishobora kuba cyarabujije Ndayishimiye gutera u Rwanda kuko kandi umugambi wari uhari? Ni mission impossible. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Ntabwo we kuri we, ntabwo kuri Ndayishimiye nkuko bivuze ngo ni umusirikare general, ntabwo kuri we abona ko u Rwanda rukomeye kandi aravuga ngo ntabwo ari ubwa mbere barutsinze. Reka mubwire, Ndayishimiye yaravuze ngo nimudutera muciye hehe harya. Ubwo nicyagiye baba bagiye kuvuga ngo bari kunyura ngo nawe azaca mu Kirundo. Urabyibuka? Ntabwo yigeze avuga ngo ninza kubatera nzaca mu Kirundo namwe muzaca iyo mushaka. Yaravuze ngo nimfa kubona mwaje ngiye mwanteye nariko tuzaca mu Kirundo tubatera. Yavuze ko azitabara n'amagambo makeya, kandi wibuke inshuro yagiye avuga ko u Rwanda rufite gahunda yo gutera u Burundi. Emare ibi bintu mwebwe bwo ngo we agenda avuga ngo u Rwanda rufite gahunda yo gutera u Burundi, abandi mu bitangazamakuru n'ubara bambayaga n'abandi bakaza bagenda bababeshya ngo bari gutegura gutera ngo Burundi buzatera u Rwanda. Umva nkubwira mugabo we, umugabo afite ubwoba, yabwiye isi yose ngo u Rwanda rutegura ibitero ngo rukorana na Red Tabara bashaka kumutera, mwarangiza mukanamushinyagurira ngo uwo muntu ngo niwe nguri kurota gutera icyo gihugu ari kugenda avugiriza induru kwisi gutyo. Nyamara mwagiye mureka gushinyagura. Urumva mutaha muri gushinyagura. Umuntu yaratabaje yamaze no kwishinganisha ni muri Bible, ubwo ni muri Bible. Ntago ari Bible ni Bible. Uri kumva? Yamaze no kwishinganisha muri Bible, ubwo muri Bible ni Burundi Investigation Bureau. Barayigira se? None se baba kuvuga ngo ribu y'u Burundi ni Bible nyine. None se babaho batagira ikigo cy'ubugenza cya koko simbizi, ariko ntago bayibura. Ubwo bagifite mu bundi buryo kiracyari muri polisi, nta rwego rw'ubugenza cya rwihariye bagira. Urabizi turi imbere nkuko byari CID igihe kizagera babigereho. Ariko bafite izindi nzego zikora zityo ahubwo mu bundi buryo. Gusa igihari, we wiyumviye interview Ndayishimiye yagiye avuga mu myaka ishize, mu minsi ishize, agenda agaragaza uburyo u Rwanda ngo rufite umugambi wo gutera u Burundi. Ndetse hari n'umunyamakuru niba ari RFI niba ari France 24 simbyibuka neza, wanamubajije ngo ese muri wowe haracyarimo cya gitekerezo cyo kuvuga yuko ngo u Burundi bugifite ubwoba bw'uko bushobora guterwa n'u Rwanda. Ntaherutse kukibazwa se. Yavuze yego. Rero ibi bintu biracuritse. Perezida yivugira ko ahubwo azaterwa, abandi bakamubeshyira ngo azatera. Narakubwiye ngo kandi ibyo byose ni pretext. Kuvuga ngo u Rwanda ruzamutera ni urwitwazo, nta kimenyetso na kimwe agaragaza, nta makuru y'ubutasi agaragaza, abishingira kuri cya kintu cyitwa Red Tabara gikorera mu misozi miremire yo muri Sud Kivu. Nicyo yitwaza, sinzi ukuntu ajya agenda abifindafinda bivuga. Rero ikintu gihari baramubeshyeraga. Nge naranakubwiye ngo izo nzozi azirose yahita kanguka. Wibuke ko n'ibikoresho hagati ya 60 na 70% by'igisirikare cy'u Burundi byagize gute, byarahiye. Ejo muri kuri defere ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi nta kintu wabonye. Kerekanye rifani nako nta kintu wabonye. Bitanafite karite nka yayindi u Rwanda rwerekanye cyagiye bamuri ku ruganda rukora intwaro mu Rwanda byibura. Ariko uribuka ingabo z'u Rwanda RDF na RNP bajya gutangira gukora ibikorwa byo kugarura amahoro mu gihugu cyitwa Mozambique. Uzi igikoresho bajyanye?
ibyo mu mazi ku butaka no mu kirere biriya bari babihagurukanye i Kigali. Turi Nibaza kumwe ko n'ubundi cya gihe bari kuvuga ngo barafatira ingabo z'u Rwanda ibihano, bari kuvuga ngo nibwo u Rwanda rwagiye rugaragaza ko kumbi runashora menshi inkunga muri bya bikorwa by'umutekano, runashora ubwikube bw'amafaranga menshi kurenza UN n'ibindi bihugu. Ahubwo mwebwe mudukurikiye byaje kurangira kuko inyuma ya kaga tigita kose, inyuma za sanctions ingabo z'u Rwanda zimwe ziri gutaha izindi zikajyayo. Bari bavuze ko ngo ziri mu butumwa bw'amahoro zose zigiye guhita zitaha. Muri Central Africa ingabo z'u Rwanda ziriyo, South Sudan ingabo z'u Rwanda ziriyo, everywhere aho zigomba kuba ziriyo. N'undi wese bashaka ko bakorana ibyo tubyihorere. Rero igihari uranyumva neza, igihari nuko nta bintu by'impaka nyinshi abantu bagakwiye kuba bajyamo. Ibyo bitero byose rwose wagiye uvuga ku Burundi ngo bushaka gutera u Rwanda, iriya ntara yitwa Masimba de Praia yo muri Mozambique, ingabo z'u Rwanda zagaruyemo amahoro, yonyine ubwo yiruta u Rwanda gatatu. Uranyumva? Ingabo n'abapolisi b'u Rwanda 2,000-3,000 baragiye bakora akazi mu mezi 3 ibyihebe byari byirukanze. Urabyumva? Ibyo bikaba umutekano w'u Rwanda hano mu Rwanda ukidadiye, n'abandi banyarwanda b'abasirikare n'abapolisi barahandi. Turi kumwe ariko uko ingabo z'u Rwanda imitamenwa zirinda u Rwanda ziba zirinze n'andi mahanga. Hari n'abaperezida b'ibindi bihugu barinzwe n'ingabo z'u Rwanda, ariko icyo kintu nta kintu cyumvamo. Ku buryo rwose na Tshisekedi nakomeza kuganya ibintu bijyanye n'umutekano, aho kugira ngo na Tshisekedi akomeza arira ibintu bijyanye n'umutekano, buri munsi yikanga kudeta, bamuhe inkotanyi zimurinde sha, RDF bagende bamurinde, urebe kazongera kwikanga. Kuko dufite n'abandi babonye ko badafite amahoro n'umutekano, bagiye bagira gute, bagiye bahabwa ingabo zikabarinda. Na Tshisekedi rwose nareke umutima uhagaze, ahubwo nabona umutekano we wugarijwe, asabe RDF igende imurindira iki umutekano. Bari mu maboko meza. Naho rero ibyo rwose warumwe by'u Burundi bareke kubeshyira, ndayishimiye. Kandi nawe yabonye yohereza ingabo muri Kongo, ariko uburyo zizavayo zigashiraho bikavuga ngo ingabo z'u Burundi zashize muri Kongo, bizamugora. Wabonye uburyo zo muri Kongo zatangiye kwirukankira, harya kera twabyitaga gupeneka, zatangiye gupeneka, yashwekuye ziri gushwekura. Muzahirwa ntago wajya kumuzanaho ibintu byo kumubombarida, reba reka. Ntabwo byoroshye rero. Iki ngicyo rero Samu ni ukuvuga ngo hari ibintu biba biri aho ngaho abantu bagenderaho ku munwa bakavuga ibyo bashatse bagakora ibyo bashatse, ni hari amagambo yabambaye ahaga. None se reka tubwizanye ukuri, ubu ngubu ibintu mbaye ahaga avuga ubu none byaba bikigucira ishati, waba ukibifata nka byacitse, wifata nk'ibintu bikomeye. Niwe muntu ushobora kuba atajya yita ku yasebye, nawe yararwiyambitse. Kuba yavuga ngo uvira ubundi kuri uvira ubundi mbaye ahaga, nibwo narinzi ko atazongera gukoresha social media. Ngo mwakinnye na benshi, ntugakine n'umurundi. Ngo mwabonye bava hariya kuko ngo ntaho ngo hatari ku mupaka atari kiyuvirayo. Rero nabonye ko buriya wabonye ko muri iki gihe ibyo avuga ni ibintu biri aho ngaho. Wabonye ko nta muntu atacyataka, nta muntu atacyanjamo. Yatatse ba Kongoro, yatatse bande, nta muntu atacyataka. Nyine abantu bose nta kuri ababonamo, kuko mbaye ahaga we yarazi ko ibintu avuga ari byo kandi ariko kuri, ariko yirengagiza icyitwa ukuri kwa politike, yirengagiza n'ukuri kuba kuri tere. We akajya avuga ibintu uko yiboneye n'uko abishatse, ariko akavuga imbaraga n'ubushobozi by'ingabo atarigera abona aho zirwana. Burambaye ahaga sinzi mu buzima bwe mu myaka afite y'amavuko ari inshuro zingahe yabonye ingabo z'u Burundi CNDD-FDD ziri kurwana. Ngabarundi barindwa mubi, zarangiza zikarutsinda. Barandahiye ngo barwana nk'abiyahura. Ngo ku rugamba ngo bakora n'akazi gakomeye, ngo ikizira kuri bo ni ugutsinda, ni nk'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, ngo ikizira ni ugutsinda. Ariko kuvuga ngo barwanye bahatanye, ako kantu ngo baragakora bakazira gutsinda. Ngayo nguko sempa reka tube turekeye aho abantu bacu, turaza
n'undi hari amakuru menshi dufite Ya. bategurira indi nkuru ngira ngo biri buze kuba byiza cyane kandi mukomeze mudukurikira amakuru menshi arahari. Asante sana turabakunda cyane, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, reka dukomeze tubategurire n'ibindi ni ku mutima. Bite uri mu bice aho ngaho